Amateka y'ikuzimu rero ni maremare kuko ngewe narehishuriwe ibyaho ariko sinabayeyo. Ubundi abantu babifata nabi. Nagiye ngiye kwerekwa ibiri nguko ahishurirwa. Ukava muri uyu mubiri mwiyerekwa ugahishurirwa ibiri kuzimu. Kuko ngiye nigeze mpfa hanyuma ndasamba nariye uburozi bwica hanyuma nkira uburozi bwica abana babiri b'abasore barabashyingura barapfa ubu barapfuye ndi bakiriho ariko ngewe mu gihe nari ndi gupfa ndi gusamba akaboko ngatiriya n'akaguru ngatiriya mareka witeka ateramo abansanze mu rupfu arambwira ngo ngukijije urupfu uzajya ubwira abantu bose bo kwisi yuko ndi Imana igukwaye mu rupfu ubwo abandi bapfuye wowe wakira kubaho mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ndiho kugira ngo mpamye ibyo uwiteka yampaye ndi kubwira abantu ubundi ntiwavuga iby'ikuzimu utarapfuye ngo uhamenye. Nta nubwo wavuga iby'ijuru utarabashe kugera mu rupfu ngo uvuge iby'ijuru kuko waribonye. Ubwo rero no kuvuga ngo umuntu ufata mu gafilime akabasha kuvuga iby'ijuru agomba kuba yarageze mu rupfu akumva ko ruryana. Hanyuma agomba kuba yarageze mu rupfu agahishurirwa iby'ikuzimu kuko naho yahabonye harungurutse nubwo atagezeyo wenda. Rero nanye nuko byashe iyerekwa nuko rimera. Yoweri nyine ikibazo nakubajije sengera abantu inshuro nyinshi abarangi burya igice cyabo kigaragara mu nzoka. Buriya ahantu hose uzumva inzoka ziba ziri mu rwego rw'abarangi. Ariko abantu bari mu mwuka wera w'Imana burundi icyo gice ne abarangi ni igice cy'umwuka uturuka ikuzimu kwa Satani. Kuko bakorana n'inzoka. Burya Satani nawe akunda gukorana n'inzoka kuko njye mpishurirwa Satani icyo gihe nabonye afite umurizo. Mbona Satani afite umurizo wo kunkumura nk'uko imbwa iwukunkumura. Niyo mpamvu abapasiteri benshi bari kujya baterwa n'imbwa. Abapasiteri benshi bari kujya baterwa n'imbwa. Hari n'abapasiteri benshi uzabana no ku makamera batangiye kujya bazizana imbwa rwose. Nizi tubona cyangwa n'imbwa zo mu mwuka. Imbwa imperuka yose zarindiza ku isi. Imbwa ari imbwa. Ubundi imbwa ziri mu mwamoko abiri. Hari imbwa y'imbwerume hakaba n'imbwa y'imbwakazi. No imbwa y'imbwerume n'imbwa y'imbwakazi. Imbwa y'imbwakazi ni igishashi cy'imbwa. Sibyo? Imbwerume ni ikimasa cyangwa se ni igipfizi cy'imbwa. None izi mbwa rero uko ari ebyiri zisigaye noneho zigera no mu rwego rwo kujya gusenga mu nsengero. Ariko byose byazanywe n'abapasiteri babigizemo uruhare batangira kujya bafata imbwa bakazizana ku makamera. Njewe hari ikintu ushaka. Hari ikintu ushaka unsobanurira. Yego. Sinzi niba ufite ikibazo nakubajije. Imbwa Imana yanga urunuka. Yego. Ni imbwa y'itungo cyangwa ni imbwa yo mu mwuka? Mbo. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Tusoze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twatumiye Pastori Florien. Uraho neza? Ni Prophète Florien cyangwa se Revera Pastor. Yego. Umukozi w'Imana uri mu 2007. Ariko ijambo Prophète risobanura iki? We Prophète risobanura iki? Prophète bishatse kuvuga umuhanuzi w'Uwiteka. Yes. Umuhanuzi w'Imana. Noneho Revera Pastor ni titire nyine yo mu butambyi bwera. Yes, ndumva mbisobanuye. Urumva bisobanuye neza. Urakoze cyane. Rero reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira iki kiganiro ubanze usenge Imana. Ndakamansenye Imana ariko numva nabanza nkanasuhuza n'abantu banyumvishe hirya no hino hano mu gihugu cyacu muri bihugu bya Afrika, abari Burayi hose, aba diaspora batwumva no kuri zicano rwose tubahaye karibu kugira ngo baze tuganire ku ijambo ry'Imana hano kumanira hari TV ndetse no kuri channel Duhinduke TV. Abantu baze guhinduka cyane, bave mu bibi baza mu byiza mu izina rya Yesu, kandi baze bagende bakorana za subscribe. Sinjya nkunda kubimenya kubivuga cyane. Nemara kufungura channel nzamenya kujya mbyitaho mbivuge. Ariko ubwo wowe nyine bakumvishe. Yes, rero abo bantu bigire hafi tuganire. Tugiye kuganira rwose nk'umushumba nyemba mvuga kubyiyobokamana nta bindi mvugaho. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana ikomeye,
ndagushimye ngeze kuri iza kamera nafashe umwanya wo gusenga cyane urambwira ngo ntabwo nkoze isoni ngeze ahangaha ndagushimye rero buri muntu wese ugiye kutwumva iki kiganiro kimugirira umumaro hari abasore batumva hari abakobwa hari abagore hari abagabo hari abana batoya izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye uyu munsi dukoze iki kiganiro ariko mbere yuko nguhereza umwanya wakiriye ute inkuru mbi yatashye i Rwanda ku mugabo witwa Jarambere Gatare witabye Imana sinzi niba umuzi ute niba wabyumvisha wabyakiriye ute? Jarambere Gatare navuga ngo agire iruhuko ridashira. Erega hano kuri iyi si mu buzima busanzwe nta muntu utazava mu mubiri, ahubwo iyo tuvuye mu mubiri nyuma yuko tuvuye mu mubiri ibizaba nyuma biba bimeze gute mu gihugu cyo mu ijuru, kuko buri muntu wese azabazwa uko yitwaye ku isi. Jarambere Gatare rero agira iruhuko ridashira nihanganisha n'imiryango ye na famiye ze, mbabwira ngo ni muhumure. Kandi Jarambere Gatare yubatse ibigwi bikomeye hano mu gihugu, arazwe cyane mu kintu kijyanye n'itangazamakuru mu rwego rw'umupira cyo bita siporo n'ibindi. Rero ibyo byose twari tubimuziho naho yagiye akora mu bigo bitandukanye n'ibindi, ariko yubatse yagerageje kubaka igihugu nawe mu rwego rwe mu gihe cyiwe, ariko nongeye kumwifuriza iruhuko ridashira. Ariko hari abantu bazagera ku muryango w'ijuru Imana ijye ibabaza ngo mwitwaye gute, bagere ku muryango w'ijuru Imana babazatese ko mwaribaye mu gihugu cyanyu cya gakondo nabahaye, mwamariye iki gihugu, mwamariye iki Abanyarwanda, mwamariye iki gihugu mwari muyoboye mu bihe mwari murimo. Jarambere Gatare rero niba yatashye ntawe utazataha, ariko se nyuma yo gutaha kwacu twebwe tuzabazwa iki? Nicyo gusa nta kindi. Rero nagira iruhuko ridashira nihanganisha imiryango ye, abana wenda yari afite cyangwa se umugore we na famiye ze ahavuka mu bisekuru bye, bihangane rwose. Nta mvura idahita ibintu byose birarangira mu izina rya Yesu. Nuko biba bimeze nyine, nuko babiri nta mvura idahita itarire ryarakeye niko najyaga n'itarire ryarakeye ubuzima buzakomeza. Urumva wari wabihishuriwe cyangwa byagutungwe? Erega ntubona ubundi ibintu by'imfu ubona bigenda bibaho mu buzima busanzwe, abahanuzi ntabwo twebwe biza tutabizi, kuko Imana iba yabitweretse na kare ikabitwereka yuko biri buze kugenda bibaho. Buriya abahanuzi tumeze nk'abadogiteri. Abadogiteri ngira ngo urabazi, dogiteri yamaze kubona ko umurwayi ari buze gupfa byanze bikunze, ariko umuha n'imiti ari kugira ngo amutabare. Iyo abonye umurwayi ari buze gupfa, ubundi hari ibanga abadogiteri baba barigishijwe mu mashuri, baba barigishijwe kudahahamura imiryango, ngo bahite bayibwira ati dore umuntu agiye gutaha ngo imiryango ihahamuke yiruke. N'umuhanuzi nawe niko ameze. Umuhanuzi nawe ani umunyamabanga w'abantu, kuko Imana yaramugize umunyamabanga w'abantu kugira ngo adahahamura imiryango. Iyo bimeze gutyo rero icyo nkora niki, iyo mbonye ko umuntu agiye gutaha ntabwo mbivuga cyane ngo nirwe mbivuga, ahubwo icyo nkora niki, ngerageza kuba hafi y'aba bantu, ariko nkagerageza gusora message itaza guhahamura abantu. Nicyo nkora. Rero ibyo rero ko mbaza ngo nari narabibonye, ntabibona subwo ntabibona nabandi umuhanuzi mba narabibonye byose. None ko abandi bahanuzi babonye umuntu w'umusitari agiye kwitaba Imana, yego, akenshi bahita birukanka bakaza kubivuga hano kuri kamera, wowe ukaba ubivuze ari uko yamaze kwitaba Imana. Twabwirwa n'iki mu by'ukuri kw'ibyo bintu wari wabibonye? Urebye abana b'abahanuzi bagira ururimi rwihuta, ariko bamenya ntabwo agira ururimi rwihuta. Njyewe rero ndibamenya abana b'abahanuzi rero n'abana b'abahanuzi nyine. None se ntuzi yuko Eliya ari kugendana na Elisa, bagendana iby'urugari ni Yeriko hose bahageze. Burya Elisa yagendanaga na Eliya, hanyuma abana b'abahanuzi 50 bategerera Eliya mu nzira na Elisa. Hanyuma Elisa baramubwira ngo mbese wabimenye ko shobuja agiye kugukurwaho? Abami ba 2 bice 2 abantu bagiye basoma Bibiliya. Eliya azamurwa n'ingoga, niko Bibiliya ivuga.
icyo gihe no kuvuga ngo icyo gihe Elisa yaravuze ngo ni muceceke repetition zanyu zo goramumbwira ngo ngo nindekeriya hanyuma numva ibyanyu narazihase njyewe ndakurikira Eliya kuko namubonye mu gisubizo ndakurikira Eliya kugira ngo hanyuma ngere ku kintu Imana ishaka kumpa ngikwe ku muhanuzi mukuru uwo bita bamenya rero atandukanye n'abana b'abahanuzi kuko Elisa ubwiwe ari kugenda bageze Yeriko bageze igirugari baramubwiye ngo wabimenye ko shoboje agiye kukurwaho arababwira ngo ni muceceke nsanzwe mbizi erega yo wamenya makuru y'ijuru arenze mu rwego rw'umuhanuzi mukuru ntabwo ubukikeneye repetition z'abana b'abahanuzi bo hasi rero abana b'abahanuzi bacanganyishisha mu mutwe n'abantu batwumva ndabasabira kugira ngo mugere ku rwego rwo gukura Paulo yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ngo dukwiye kugera ku rwego rwo kunywa ikivuguto ntitube tukinywa inshyushyu inywa impinja ariko ikivuguto uruhinja uruhaye ikivuguto waba uruhemukiye ubundi umuntu wakuze mu by'umwuka aba yarageze kuri karite imwemerera kujya agera kwa bamenya akava ku rwego rw'abana b'abahanuzi muve ku bahanuzi b'abana mujye kuri babamenya bakuze mu by'umwuka ndahari hari n'abandi babamenya mu gihugu no ku isi hose muzagenda mubabona kuri wowe umuhanuzi wemera ubikora neza hano kuri iyi mihanda ninde uwa mbere ni njyewe kuko ni njyewe Imana uri imbere y'abantu wabyumvishe ntabwo wajya gutera uburezi utarabwibanza icya mbere uri kubyumva naharunuriye abantu bakira sida bagiye mu bitaro hirya no hino barabapima basanga hari ibipapuro bya kera bafite sida ya hatari ry'izindi burya hari sida ry'izindi izana ibyuririzi umubiri ugatemuka ugashwanyagurika noneho uri kubyumva icyo gihe kera ndibuka igihugu kitaramara kugera ku rwego rwo kubona imiti ivura sida ngo iboneke myinshi cyane ibyuririzi byajyaga bifata abantu imibiri gatemuka amasaza akabatumaho ibindi akabahatari icyo gihe rero nk'abahanuzi twari turi gusenga Imana dusengera abantu kugira ngo ibyorezo bya sida bitagira gute bitagira icyo bibatwara ndetse tubigisha no kugira ngo bange icyaha n'igisa nacyo icyo gihe ibyaha bagenda babyanga noneho umuntu akajya atinya ubusambanyi mu migina hano indaya zabaga zihari hariya mu Giporoso babaga bahari bapanze ku mirongo hehe hose ariko ubu uyu munsi wa none prudence zaraje n'ibindi bagenda none bagenda barezima ariko twarigishe turacoka yes turwana n'icyaha n'igisana niba ntibagiwe wigeze kuvuga ko uri umwe mu bantu bagiye ikuzimu ukamara igihe kitari gitoya iyo witegereje ikuzimu nk'umuntu wahabaye ubona mu bantu bapfa hajyayo umubare ungana iki kurenza utajyayo ubundi amateka y'ikuzimu rero ni maremare kuko njyewe narehishuriwe ibyaho ariko sinabayeyo ubundi abantu babifata nabi nagiye ngiye kwerekwa ibiriyo nk'uko wahishurirwa ukava muri uyu mubiri mwiyerekwa ugahishurirwa ibiri kuzimu kuko njye nigeze mpfa hanyuma ndasamba nariye uburozi bwica hanyuma nkira uburozi bwica abana babiri b'abasore barabashyingura barapfa ubu barapfuye ndibakiriho ariko njyewe mu gihe nari ndi gupfa ndi gusamba akaboko ngatiriya n'akaguru ngatiriya mareka witeka ateramo abansanze mu rupfu arambwira ngo ngukijije urupfu uzajya ubwira abantu bose bo ku isi yuko ndi Imana igukwaye mu rupfu ubwo abandi bapfuye wowe wakira kubaho mu izina rya Yesu niyo mpamvu uyu munsi wa none ndiho kugira ngo mpamye ibyo uwiteka yampaye ndi kubwira abantu ubundi ntiwavuga iby'ikuzimu utarapfuye ngo uhamenye nta nubwo wavuga iby'ijuru utarabashe kugera mu rupfu ngo uvuge iby'ijuru kuko waribonye ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu ufata mu gafilime akabasha kuvuga iby'ijuru agomba kuba yarageze mu rupfu akumva uko ruryana hanyuma agomba kuba yarageze mu rupfu agahishurwa iby'ikuzimu kuko naho yahabonye yaharungurutse nubwo atagezeyo wenda rero nanjye nuko byaje iyerekwa nuko rimera Yoweri nyine ikibazo nakubajije iyo witegereje abantu bitaba Imana abantu mu kinyarwanda iyo umuntu apfuye turavuga ngo yitabye Imana muri abo bantu yenda nimba bapfuye ari abantu igihumbi yego nk'umuntu ufite amakuru y'ikuzimu sibibaza ariko nimba n'ay'ijuru yafite yego byose ndabifite umubare impuzandengo yego yabyo kuba gikuzimu n'abajya mu ijuru ubona ari yehe abeshi se ubwo mbaje abeshi cyangwa bakeye kuba gikuzimu no kubajya mu ijuru reka ngubwize ukuri ikuzimu hajyayo beshi ikuzimu namaze kubona ko hajyayo abantu beshi kuko buryo ubundi niyo bakweretse igishushanyo mbonera cy'ijuru n'ikikuzimu ijuru uba ubona umworera w'umuriro
waka noneho nako ikuzimu ubona umworero w'umuriro waka ikuzimu ariko mu ijuru ubona umucyo ubona n'inuma zigusanganira uri kubyumva ubona n'abamarayika beza bambaye umweru dede ariko ikuzimu abadayimoni baho baba bambaye ishwambagara basa nabi muri make abagikuzimu nibo benshi kuko ni Bibiliya iravuga ngo inzira yo kurimbuka uri kubyumva ngo ni igihogere ngo n'abayijyamo ni benshi reka tujye tuvuga ijambo none se mpamvu ni iyihe nyine abantu barimbuka ari benshi kandi mu by'ukuri twarateye imbere mu ivugabutumwa ubu turi mu bihugu byateye imbere mu buryo bw'ivugabutumwa ku maradiyo ku ma YouTube ahantu mu nsengero ibyumba by'amasengesho mu by'ukuri uretse ko ubu ngubu yenda habayeho ifunga ariko ni ibintu wabona ko byazamutse bigatera imbere cyane mbo urebye turavuga ariko abantu ntabwo bumva niko navuga turavuga ariko abantu ntibumva abantu bakeneye iterambere ry'isi cyane hanyuma buriya ujya kubona iriya nkongi y'umuriro imanuka muri Amerika Imana igatwika Amerika hariya muri California burya muri ariya mataje harimo abanyabyaha benshi bari gusambaniramo bari gukora ibyaha by'ubwicanyi bari kugambanirana bari gukora ibintu byinshi Imana imanura umuriro kugira ngo ikosora abantu ibereke ko byose bishoboka wibuke yuko Imana yirahiriye iravuga ngo sinzongera kurimbuza isi umwuzure nzayirimbuza iki umuriro bishaka kuvuga ngo Imana ifite agahinda mu Misiri imbere ishize narasenze Imana ndi gusenga Imana irambwira ngo ifite agahinda ngo iri gupfusha abantu bagaseka ngo ariko abantu bapfusha ngo abantu bakarira Imana irambwira ngo Imana ibabajwe nuko iri gupfusha abantu bakarira ngo ariko bagaseka ngo ariko abantu bapfusha bagaseka Imana ifite agahinda bishaka kuvuga ikirere no kuvuga ngo impamvu abantu barimbuka bajya ikuzimu ari benshi nuko mu kurimbuka kwabo uri kubyumva bo babigiramo uruhari cyane bitewe n'ibyaha bakoze ku bwishi by'indenga kamere noneho Satani akarushaho kurimbura abantu Satani akarushaho kurimbura abantu yego Florier nagize amatsiko menshi yego hari ikintu bajya bita abarangi urabazi Imana izabandi ndetse nkeneye kubamenya ariko njya mbumva ujye bumva nta hishurirwa uragira ngo udutandukanyirize umuntu ufite imyuka y'abarangi n'ufite umwuka wera iyo nabaga ndi gusengera abantu inshuro nyinshi abarangi burya igice cyabo kigaragara mu nzoka buri ahantu hose uzumva inzoka ziba ziri mu rwego rw'abarangi ariko abantu bari mu mwuka wera w'Imana burundi icyo gice ni abarangi ni igice cy'umwuka uturuka ikuzimu kwa Satani kuko bakorana n'inzoka burya Satani nawe akunda gukorana n'inzoka kuko njye mpishurirwa Satani icyo gihe nabonye afite umurizo mbona Satani afite umurizo wo kunkumura nk'uko imbwa iwukunkumura niyo mpamvu abapasiteri benshi bari kujya baterwa n'imbwa abapasiteri benshi bari kujya baterwa n'imbwa hari n'abapasiteri benshi uzabana no ku makamera batangiye kujya bazizanaho imbwa rwose wabyumvise ariko hari uwo twabonye witwa mama pastor runaka yazanye imbwa avuga ati ariko kuki umuca ku ruhande wamuvuze izina bakamwumva niba bamuzi hari ikibazo n'iki muvuge ni nkande wabonye wazanye imbwa aho yagenda narabibonye hano kuri social media umupastor umwe w'umumama afite imbwa avuga ati imbwa ndayikunda mbana nayo nge ndumva kuba yazana imbwa ahagaragara kandi akanemera ko ayikunda abana nayo nta mu gitabo cyo kuva ibice byawo 11 umurongo wawo wa 7 Bibiliya iravuga ngo kandi mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo bimenyekane yuko Uwiteka yatandukanyije abanyegiputa n'Abisiraheli Imana muri kamere yayo ntikunda urusaku rw'imbwa kuko urusaku rw'imbwa ni rubi imbwa yo zisenzanya ziterana amabuno zaterana amabuno imirizo yazo ikagihindukira ikora hirya no hino ubwoya buratumuka yo butumiciye abantu bahita ko baterwa n'umuka w'amarari y'ubusambanyi amarari y'ubusambanyi abavuye ku mirizo y'imbwa no kuvuga ngo niba hari umupasiteri wabuzi wazanye imbwa muri kamera hano mu biganiro by'iyobokamana yaba ari umugore cyangwa umugabo wese uwo muntu akwiye gusengerwa bikomeye none se reka nkubaze imbwa Imana ivuga ni imbwa isanzwe y'ikiremwa cyane imbwa yo mu mwuka reka nkubwire impanda y'Uwiteka izari Bibiliya
Bibiliya mu byashuriwe Yohana haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi umuntu wese ukunda gukora kubeshya kandi akabikora none izo mbwa ni izitubona cyangwa ni imbwa zo mu mwuka imbwa imperuka yose zarindiza ku isi imbwa ari imbwa ubundi imbwa ziri mu mwamoko abiri hari imbwa y'imbwerume hakaba n'imbwa y'imbwakazi no imbwa y'imbwerume n'imbwa y'imbwakazi imbwa y'imbwakazi ni igishashi cy'imbwa sibyo imbwerume ni ikimasa cyangwa se ni igipfizi cy'imbwa none izi mbwa rero uko ari ebyiri zisigaye noneho zigera no mu rwego rwo kujya gusenga mu nsengero ariko byose byazanywe n'abapasiteri babigizemo uruhare batangira kujya bafata imbwa bakazizana ku makamera njyewe hari ikintu nshaka unsobanurira yego sinzi niba ufite ikibazo nakubajije imbwa Imana yanga urunuka yego ni imbwa y'itungo cyangwa ni imbwa yo mu mwuka mbo ni imbwa yo mu mwuka ariko uri kubyumva yazanywe n'umuntu ari imbwa isanzwe hari imbwa bacirira mu ngo izo mbwa uzi yuko n'igihugu cyaziciye nyuma y'intambara 1994 imbwa zari zarariye abantu cyane hanyuma muri uko kurya abantu abayobozi b'igihugu cyacu Imana ibahe umugisha barebye baritegeza babona hari imbwa ziri kugenda zizerera hose bashyiraho itegeko baravuga ngo izi mbwa zose zizereza nibazice impamvu abayobozi barabatewe n'umwuka wera w'Imana ukugira ngo bace ziriya mbwa zizerera ze kurya abantu kwari kugira ngo ziriya mbwa zitagumya kuzana ibibazo rero hagati ahangaha icyo nshaka kuvuga ntabwo twavuga ngo ni imbwa zo mu mwuka gusa n'izi mbwa zisanzwe uri kubyumva iyo wazihaye imico mibi wowe nyirabuja cyangwa shebuja izo mbwa zitazandura imico iyo zanduye imico zizana ibibazo mu bantu no kuvuga ngo n'Imana rero ntikunda urusaku rw'imbwa no mpamvu rya jambo cyavuze ngo imbwa zo mu mwuka oya ni imbwa zisanzwe ahubwo zororwa zikayoborwa nabi zayoborwa nawe zikakira imico y'abanyirabuja n'abashebuja reka icyo ngicyo tukirengere tuzamuke tugende wambwiye ku barangi ku myuka y'abarangi yego nta nubwo wansobanure neza ngo mbashe kubyumva kuko nari nakubwiye ngo bitandukanye n'imyuka y'abahanuzi b'Imana cyangwa se abavugabutumwa abaprofete nk'uko bivuga yego kugira ngo mikoro yifate nk'uko nayifashe rwose ese mu by'ukuri iyo witegereje ukareba ubona imyuka y'abarangi iri gukorera mu bahanuzi bari kuri social media ingana iki mbo imyuka y'abarangi urabona itorero ry'abarangi bakunda kugira ikintu cyo gukanura amaso cyane buri umurangi nicyo kizamukubwira ureba nkuko ndi kureba abakanuye amaso yiwe ubone imbone z'amaso zenda gusa naho zagutobora z'umweru dede noneho kano kantu k'umukara kano kanjye uri kureba k'umurangi ntiwapfa kukabona ubundi no kuvuga ngo yo yemeye gutanga ibitambo by'abarangi ari mu bihe byo kugira ngo asenge yo murebanye imboni y'ijisho rye ntiwayibona ubona ibintu by'umweru byagiye mu gihanga nk'umurambo wapfuye wabyumvise none no kuvuga iki mu yandi magambo umuhanuzi w'Uwiteka abafite kano kantu k'umukara urakabona yagiye no mu mwuka ariko umurangi we imbone z'amaso zazamutse mu kirere hejuru nyine ameze nk'umurambo wapfuye rero bishaka kuvuga iki none muri social media se hari abantu dufite nyine barerembura gutyo abaki muri social media hano se kwaza abantu b'ingeri zose wenda wasanga abarangiriro dufitemo mu bahanuzi bo kuri social media waramubonye se ari wowe wahuye nawe nyine ntabo dufitemo naye nakubwiraga ngo nkaho uzi iby'abarangi ubona ari nk'abangahe dufite muri social media mbo njyewe kuvaho naze kuri social media nta murangi ndahura nawe bisobanuye ngo nindamuka mpuye nawe hano tuwabonye ko nigeze mbwira umuntu witwa uriya wa mupfumu ntuze Sarongo yego nigeze ndamubwira ndi mbonye hari ibihano bikumanukira ku buryo na gereza yaza icyo gihe muhanurira kuva icyo gihe na gereza icyo gihe yaraje bita ko biraza bibiri ubu ngubu yavuyemo yarakijijwe yarafunguwe ngwiki Sarongo yarafunguwe Sarongo icyo gihe bimubaho muri bya bihe bye uri kubyumva icyo gihe byari bije ari igihano mbo ntabwo nakurikiranye amakuru niba wenda yaraje gufungurwa cyangwa atarafungurwa ariko ikizima cya mbere byaje ari igihano cy'Imana reka tubanza tujye kugama noneho rero umurangi nawe nimpura nawe nzahita mubona mufate sindamubona sindahura nawe